ntabwo muri ahangaha ntabwo akaregane kari ku muyobozi wiswe ko yatsinzwe ikizamini cyangwa se isuzuma ryagaragaje ko adashoboye abaye yararenganye ntabwo ari we wabarenganye wenyine n'abarimu ayobora barenganye abanyeshuri n'ababyeyi bamuha abana barenganye nkomeze Gatsibo 120 baciyeho naho ibi ngibi byose bibi ni uguca igikuba bari n'abaravanamo za troma ariko abantu ntibakoroshya ibintu umwanzuro ushobora guhungabanya ikintu cyitwa revenue y'umuntu mu muryango we akorera nibagiwe gatoya yes bakunzi ba KOP turabasuje kandi turabakunda cyane turagarutse mu kiganiro nanone cy'uyu munsi turi kumwe na mwarimu wanyu izina ryaramuhamye ejo bundi turi kujya ku muyumbo turi kuva Prito numvise abantu bari kuguhamagara mwarimu ndavuga ati izina ryarafashe kabisa umeze ute mwarimu sawa ndaho umeze neza yego ukazemera kubinyita nuko hari icyo ubwarimu bwanjye bubafasha ikaze mu kiganiro urakoze cyane umeze ute so ndaho birasanzwe uri kusoza neza cyane rwose cyane pe ntacyo nashinja Imana bimeze neza rwose nta burwayi burimo nta bukene burimo nta bimeze se ejo bundi twakoze ikiganiro ariko muri commentaire bagiye batubwira ko twabanje kwibanda kuri twebwe ku byacu nkaho twakabanje kuhita tubahereza amasomo y'ubuzima dutera imetero kuri iriya case twari tugiye kuvugaho ahubwo batunenze ko twabanje guhera mu byacu kandi mu by'ukuri twagiraga ngo tubanze tubisegure uko byari bimeze n'iminsi yari ishize tudakora yes nibyo muri commentaire nangiye iyo commentaire nayibonye ni byiza nyine ko hano nyine umuryango mugari wa KOP 59,500 turi abantu nyabantu nta baringa irimo yego ufite akamubabaje arakavuga ufite akamushimishije akakavuga ikindi nkemera ko ni umuryango twese tugeze ku rwego tureshya twungurana ibitekerezo amasomo tukayatanga nabo bakadufasha byinshi tunabivana muri bo ariko kubera ko turi abantu nyabantu mu minsi mikuru biragora gukora ufite umuryango icya kabiri iyo utakoze nanone kubera ko turi mu muryango ugomba kubwira abantu ngo nari impugiye muri ibi so niyo mpamvu twatinze urumva twari tumaze iminsi ine tudakora cyane pe 24, 25, 26, 27 nta kazi byasabaga ko buri munsi ntanga raporo yuko byari bimeze none ahubwo iyo bazabaze ngo wari uri hehe cyangwa bamwe bavuga ati yararwaye aratubeshya cyangwa ibindi biremereye nagomba kuvuga umunsi kundi uko nawukoresheje ndambwira abavandimwe nta kibazo so rero ntabwo bisanzwe iyo twakoze bugacya tugakora ntabwo tujya muri izo details ariko iriya minsi ne ntagomba kwerekana aho narindi erega ndi umukozi wabo bemere kumbaza guri hehe kandi hari n'ababinyandikiraga inbox so kubabwira aho maze iminsi uko byagenze ni ngombwa niko nabihisemo so rero ntabwo byari ukubatinza gusa cyane ko buriya twari tugiye no kuvuga ku ngingo nubwo twazanye ibintu bishyashya kuri dosiye ya Shehe Bahame Hasani ariko twari tumaze kumukoraho ibiganiro 2 cyane icya gatatu n'ubu dusigaje ibindi nka 2 imbere yuko tubona ibiri mu idosiye nyirizina yageze imbere y'urukiko so kandi icyari cyabanje igice cya kabiri cy'ikiganiro kuri Bahame ntago wabonaga batakishimiye cyane nge nabanje kwishyiramo roko nakiriya nzanye batazakiriye yego none mbanza kugisasira nubwo bakirebye cyane kandi ko cyarimo amakuru menshi ariko ubu hari nta nubwo buriya ntago nayamazeyo menshi hari yari yavuzwe n'ahandi ariko n'ubundi hari andi tukiri kubona so ubwo icyo kintu cyo kumva ngo ngiye gukora inshuro ya 3 kuri Bahame byasabaga ko mbanza nkagira kandi nanone tukabanza tukanaberekaho twari tumaze iminsi ibyo rero ni ngombwa abavandimwe nuko baganira ntabwo ari ukuza umuntu ahita yiruka arasa ku ntego nabyo birimo amasomo
cyane. Niba twaje ku ishuri n'ikiruhuko cya mwarimu kivamo amasomo. Rero abavandimwe barakoze kuvuga ni nka babiri bavuze bati mwabanje kwihugiraho, ariko nabyo birimo amasomo. None se iyo nkubwiye ngo nagiye Nyandungu nkakubwira ko nagiye ku Muyumbu, ibyo byose nabatwunganiye ku Muyumbu. Ego. Urumva rero byari ngombwa ko tubanza tukababwira aho twari turi. Ikintu cyashimishije rero cyane, nanjye nageze aho nandika no muri commentaire, hari abantu bashimishije babazanya ibijyanye n'imyubakire. Harimo umuntu umwe ufite amatsiko, nawe abona umusubiza uwunyunganira mu bwarimu, kuko ibijyanye n'ubwubatsi ntabwo mbizi, ariko baraganira, amubaza rimwe arongera amubaza ati akanyuma. Nawe aba mwarimu mu bari hano, nabo harimo abigishanya. Nabikunze cyane kubera ko iyi domaine baba bagenda basubizanya, iyi domaine kandi badahutazanya cyane. Yego, iyi domaine y'ubwubatsi urabizi si ibyacu, ariko ndashimye kuntu bakirebye, noneho bamwe bagaprofita kwigishanya, natwe batwigisha. Nibutse abatubwiye ko twagiye mu nzu ikiri muri chantier itararangira, hari amasuku atarakorwa, niko byagombaga kugenda. Nabasubije kuko ntabwo najya ku Premium Construction Group, ntabwo najya njya kureba amazu yamaze kurangiza, nubwo nzabijyamo nyuma, ariko tugomba no kureba ayo bari kubaka. Nta wakwemeza, ariko si byanana kugenda nkafotora inzu Kibagabaga cyangwa mu Kagarama koko nkavuga ngo yubatswe na Premium. Yego, ariko kugenda abantu bari muri chantier tukareba uko bakora, abakozi bambaye amajire n'amakaske, ubundi nibyo mu gikorwa kiri gukorwa. Rero birabyo twabikoze ku bushake. Abandi baratubwira bati ntabwo mwakoze turu y'inzu, mwakoze ikiganiro muhagaze ku rubaraza, noneho mushyiramo amavideo mwafashe mbere. Nasobanuye ibi ni kubera ko ari wowe ahanini ubitera, ariko nanjye hari ibyo ndasobanura. Ntabwo ibyumba byose by'inzu, kuko iriya nzu ntabwo irajya mu muriro, ntabwo ibyumba byose wabona urumuri rumwe, kandi ikiganiro cyawe kigomba kugira ni nk'uko nk'ahantu ubona, ntubona ko duhora dukorera ahantu hamwe kandi tutavuga ibintu bimwe. So rero ku mpamvu tekinike za fotografi, ni nawe watweretse aho duhagarara cyane. Ariko iyo tujya kuvuga ngo buri cyumba tukinjiremo uri imbere yacu, urumva umuryango ntitwawinjiramo turi batatu. Ubwo byasabaga Tom architect, nanjye nawe cameraman, kandi aho winjiye mu cyumba ukabanza kwensara, niko nabivuga. So byari kugenda no ntabwo byari gusa amashusho, ntabwo ari kubasa kuko ibyumba byose ntabwo bigira urumuri rungana. Ibyo rero nicyo nabonye nabasobanurira. Ariko inzu twarayizengurutse, nuko tutayizengurukanye kamera, kuko nabiriya worosheho wabifashe turi kuyireba. Noneho nyuma njyewe ariko twayizengurutse kamera idafunguye, hanyuma turakubwira ngo genda ufata, hanyuma niturangiza ikiganiro use kugenda wose. Ni ibyo ngibyo, ni icyo gisobanuro nabaha muri rusange, ariko nabonye barabyakiriye neza. Hanyuma rero bamfashirize n'undi muntu wavuze ko akeneye umuntu umwubakira igikoni. Ntago mpamya ko Premium Construction Group yapatana igikoni gusa, ariko aribo bashobora kumuha umuntu, cyangwa se n'abandi bari hano kuri KOP, umuryango mugari ubusanzwe mu kazi ke akora ibikoni cyane. Umukiriya yabonetse, najye mu kazi bavugane, basi bavugana mu hakazi. Niko namusubiza, kuko nje nta muntu nzi uri specialize mu gukora ibikoni gusa. Nubwo kiriya Premium Construction Group yashyize muri iriya nzu yo ku Muyumbu, cyo nanjye cyandiye ahantu kigezweho. Kiriya gikoni ni cyiza cyane. So rero ni ukugira uburyo bwo kubahuza. Nishimira ko rwose dusoje umwaka abantu biyumvanamo kivandimwe, bungurana ibitekerezo, nta kuryana, nta guhutazanya. Niyo mpamvu mvuga ngo ni abantu bazima batari babaringa. Ubu nabo basigaye bambwira ngo nugiye kumbwira ngo turi nariyo batari bariga. Benshi tugenda duhura, uziko cyagiye buri Kabuga nahahuriye n'abadegera muri 5 cyane muri restaurant n'ahandi hanze yayo baba bahari. So rero ni byiza ko ari umuryango ubonye n'izo, kandi nibyo twifuzaga. Ntabwo ariko twatangiye bimeze, wabonaga harimo abandi bantu batazi aho bari,
batazi ko bari mu ishuri. Ubu habaye mu ishuri kandi ishuri ry'abantu bazi ubwenge barigishanya, rifite n'umwarimu w'umuhanga ubwenge. Umbabarire cyane, okay, rifite umwarimu z'ubwenge. Oya, none se n'umwarimu umeze gute? Wambabariye, ibyo ntabwo ari njye mbyiyaturiraho. Kandi ari njye uri kubikwaturiraho. Reka da, ni njye uri kubikwaturiraho, ntabwo ari uri kubyaturiraho. Ariko ntabwo napfa kubyemera. Ariko se none mwarimu, ntabwo napfa kubyemera. Utazi ubwenge ashima ubwe. Jya ureka abangaba babyivuge. None se njyewe mbibona nabivuze, nanjye reka ndi umuntu. Ntabwo ari ngombwa kubivuga mu kiganiro bana. Nanjye ndi umuntu nabivuga. Oya, nakubuje amagambo urukusanya. None se ubo gukarifiya biravuna, ahubwo werekana ngo uyu mwarimu yigisha gute. Arategura, ahita amenya inyigisho neza, ayitanga aseka. Ibyo iyo biteranye bano nibo bahita bavuga ngo ibyo byose ndi kubyumva. Ibyo byose ndi kubyumva kandi nabo naba ngaba dukorera nabo bazabyandika muri commentaire. Okay. Nihagira uzana commentaire ivuga ngo ubwenge hafi ya ntabwo, cyangwa akavuga ngo umuhanga waho babuze, iyo commentaire nzayiguha. Uzayime. Kuko ibyo bintu biba bikusanya mujye mubyirinda. Uzayime rwose. Erekana niki kigaragaza ubuhanga kwanza, kivuge, hanyuma undi muntu murekera umwanya we. Niki kigaragaza ubwenge kwanza, erekana ABCD, hanyuma abandi bivugire. Ntabwo turi hano kugira ngo tuyivante, twiyamamaze. Oya pe. Ndakubujije kandi ntuzabikate. Izi ntonganya zibereye aha zizajye mu kiganiro. Oya, ko zazikataho zizagumamo. Ndakubujije si uko mbaho. Yego. Wewe na Pizzo nimwe mumenya ngo abakire ngo umufungo ngo urufite bawe. Oya, si bikunda ikintu. Erekana, wowe wakwerekana ngo umukire abameza atya, abana atya, abaho atya. None ubwatsi se n'ubungana iki bwinshi? Ibyo mujye muvuga iwanyu. Bwinshi se n'ubungana iki nyine? Ni miliyari, ni y'amadolari, ni y'amayeni, ni y'amayuwani, ni y'amapawundi. Iyo utarasubiza ibyo ngibyo irinde gukorifayinga ngo sibyo. Ari izina ry'akazi nabyumva ari iki, ariko ibindi ni ukugenda bukeya. Kandi nta n'impamvu mbikwepa nuko abari kurema ikintu mu bantu, kandi rimwe na rimwe wenda atari ko nabo bakibona kandi cyangwa batabibona kimwe. Burya ni ibintu biba bigoye. Nibyo ngibyo rero. So mfasha kwamamaza Premium Construction Group. Twarayisuye n'aba engineer bakiri batoya babahanga. Harimo aba engineer, aba architect, n'abakora abaplaya, amazu, abubaka. Yego. N'abahanga cyane. Twabasuye kuri chantier ntoya ya cadastre, tubasura kuri chantier nini ya etage. Mu by'ukuri n'abantu bakora ibintu bikomeye. Hari n'ibyo nahamenyeye ku bikoresho byinshi babyikorera. Yego. Buriya nko kuri hahandi ku marembo, ku muyumbu, ari amabuye bafite imashini ziyakata. Banambwiye ko zira bloke zubatse iriya nzu nibo bazibumbira kugira ngo bamenye ngo twubakije bloke ya kangahe, twavanze umucanga, isima mu ngorofani zingahe z'umucanga. Icyo kintu ni ikintu kizima cyane, kuko bloke usanze yarabumbwe ntabwo ubuzi ngo babumbishije umucanga wuhe bwoko, bashyizemo isima ingana iki. So rero kujya bagira ibintu bikomeye umuntu atazabitakana. So bemera kuzibumbira bo ubwabo. Yego. Bakagira n'imashini ikata amabuye n'amakoro. Yego. Nikata amakoro. Wabonye ka design keza bashyize ku irembo? Wihorere. Nuzi ko mu modoka ntiyambwiye, Tom yarambwiye ngo narihuse kubaka ntaramenyana nabo. Ariko namubwiye ko nanjye burase nzabura kubaka n'akamasazi. Yego, n'abantu babahanga cyane rero ni Remera, imbere munsi ya Rebu, imbere bateganye n'umunara neza. Yego. Hanyuma bakagira na biro ya Rusizi. So mwabahamagara kuri 0784 42 57 cyangwa 0785 59 0785 59 80 46. Yego. Hanyuma
kwa Sostene sasa iminsi mikuru yageze ahubwo se biragoye bisaba kuhagera kare cyangwa ugahamagara bakagufatira umwanya bakakubukingira kuko pe barahadizayininze barahatatse batakaye amatara yaka ni ahantu heza cyane rero kwa Sostene ni hariya ku kizunguruko urenze kwa Nayinzira hari icyokezo cyiza cyane gifite isuku gifite abamucoma b'abahanga bafite biyari bafite flat screen z'umupira bafite amasare y'inama habera ubukwe habera inama amaniversere kandi byose ni jaride harimo ibiti none ukajya mu byumba kuruhuka ibyumba bifite urubaraza ubanza ukaganiriraho saro ubanza ukicaramo niba ukenyereye kunywa cyangwa kurya ubundi ukajya mu cyumba ujyanywe no kuruhuka umeze neza yego so mubahamagare kuri 0785404040 oni Sostene Musonera umunyamakuru wacu twakoranye igihe kinini ariko ni urugero rwiza rw'uko itangazamakuru ushobora kurivanamo ubushobozi bwo kugira ibindi ukora nawe afite ubwatsi si wumva se ko ngo dutangiye kugendana neza okay so cya kibanza buri ejo bundi buri tujya Karembure twari hafi kukigeraho hari n'umuntu umaze iminsi ansaba munjyana kugisura ariko ntabwo ndabona namuhaye nimero z'umuntu hegereye ngo azahamunyerekere ariko niba ngombwa nanjye nzamwijyanirayo so cyo nimero ni ngewe bahamagara nk'uko uwo nguwo yabigenje n'abandi bagishaka ikibanza kiri heza mu mudugudu wa Rwamaya hafi hariya twari tuse mu kagari ka Karembure muri kariya kagari twari turimo gifite metero kare 330 gishaka 135 hari n'umuntu twabuhuye uhegerewe icyenwa gishakamo 45 ugishakamo 45 ari twari kubwe uwo muntu twebwe turashaka 35 turashaka 35 umunsi yaho bita kwa Kongomani ariko ni umunyarwanda bisi iryo zina manza ari uko azi gushaka amafaranga hari kuko ngo ni umuhanga kuri pièce de rechange muri abakongomani ku bwatsi bazi kubushaka bazi kubwiruka bazi kubushaka good yego so ngayo nguko rero nibyo ngibyo rero twari turi kuvuga ku kintu cya mwarimu turi kuvuga uburyo utegura ukaza ukaduha amasomo meza ejo nagiye kubona mbona itangazo mbona abarimu ndetse n'abayobozi bagera muri 800 bimaze iminsi ngenda naribonye nkumva nta kintu kirimo nabibonyeje natangiye kubona ntabwo nari narabyitayeho ko ni amapaje menshi nanjye n'urutonde ndarufite amapaje agera muri 70 ariko mfite nibura resume natangiye kubona ko byabaye too much urumva abarimu abayobozi b'ibigo by'amashuri mvuga ngo ba directeur ba dosi abashinzwe amasomo n'abashinzwe discipline bose bakorewe isuzuma rikorwa mu byiciro bibiri icyiciro kimwe cya 50 cyakozwe n'akarere 50%, ikindi cyiciro cya 50% cyakozwe n'ikipe ya REB na NESA ariko icyabanje gifite menshi kuko NESA yo yakoze isuzuma ku bintu 5 icyongereza 10 imiyoborere 10 imitsindishirize 20 ubwo ntabaye 40 hanyuma hakaba n'ibindi bisanzwe isuku discipline ibyo nibyo abi Kigali barebye basanga ayabo bi Kigali n'ayakarere akarere ko kuri 50 barebaga ibintu ubona harimo n'utundi tuntu niyo mpamvu byabaye ikibazo icya mbere nuko abatsinzwe ni 16.8%. Ubundi ku bantu bize uburezi iyo gutsindwa biri hejuru y'10%. Abatsinzwe ubaza iyo utanze ikizami hagatsinda hejuru y'10%. Wowe ubaza ni wewe watsinzwe kuko either wabajije ibyo
utitegaga, ibyo utigishije, wabazinyije ubugome, cyangwa wabajije ibitari ku rwego rwabo ubaza. So niwe wakagombye kubanza kwireba. Mu bantu bakoreye isuzuma 52,290 bagize 16.8, ubwo ni hafi 17 bagatsindwa. Wowe wabajije niwe ikibazo twakabaye kubanza tukareba. Noneho hari uturere ntago ndi buvuge twose, ndavuga uturere twirukanye kuko bagomba guhagarikwa mu kazi. Utwirukana benshi nshima n'utwagizemo bakeya, kuko byose bishingiye hehe? Mu miyoborere y'akarere. Abagiye bakajya kwivura umujinya bari bafitiye abadirecteri, ababafitiye amashyari, abashaka kubikiza. Buri karere gafite utwo tuntu. Shime reka mpera inyuma cyangwa mpera imbere. Rwamagana hatsinzwe abarimu 9. Yego. Bugesera 13. Sibyo? Abo nawo ndi gushima. Rwamagana abantu 9, Ruhango 13, Nyarugenge 10, Nyanza 10, Nyamasheke 10. Nyanza ni 10? Yego. Nyanza ni 12. 12 yego. Yego, Nyanza ni 12, ahubwo Nyamasheke 10, Nyarugenge 10. Noneho abarengeje 15 ntago nirwa mbavuga. Good. Aba nabagerageje kubera iki? Ubu ni ikipimo cyuko ibibanire, imiyoborere y'uburezi n'iy'akarere hari aho bigirana isano. Nta munyumvishirize yajemo. Aho ahatsinzwe bake, aho birukanye bake. Nuvuga ngo abagiye gukora evaluation batanze amanota ari hejuru. Yego. Kuri ya 50 ya mbere. Abagira 47, abagira 30. Mbese uwagiraga munsi ya 35 muri aya ngaya yo ku karere ntago ashobora gutsinda, kuko babandi banesa ndaza kubigarukaho bo bevariwaga ibintu bisa naho biremereye. Yego. Good. Aho kugaya rero, aho twitega ibibazo mu gihe kiri imbere, kuko turaza gusoreza kuri karandiriye yo gusubira ku ishuri kw'abanyeshuri. Ejo bundi kuwa mbere amasomo aratangira. Mu burezi bwamaze gutakaza abantu 890 muri administration. Aba bana tuzaba tubohereje hehe kuwa mbere ko bazajya kwiga muri ako kavuyo? Harimo abari kwandika bajya gusaba akarengane bavuga ko barenganyijwe. Harimo abagomba gukora ihererekanya bubasha ngo avaha ajyaha, babyumva. Yego. Harimo numvise Rewo Mugenzi avuga ko ngo bafite abantu kuri waiting list. Waiting list ni iki? Ni urutonde rubaho abantu batsinze ikizami ariko bitari neza, they are not the best. Baragawe. Niyo mpamvu iyo batsinda neza bagomba guhita bajya mu myanya. So nuvuga ngo niba abandi babaye aba kabiri n'aba gatatu nibo bari kuri urwo rutonde. Ushobora no kujya ugasanga bazanye uwa 5 kubera ko babiri bamubanziriza babonye akazi ahandi. Yego. Ariko they are not the best. Ubu abangaba 890 bagiye gusimburwa nabo barushije cyane. Sibyo se? Niko bimeze. Twitege umusaruro uzavamo. Kuki atagiza ya mbere ubundi imbere? Kuki atagiza ya mbere? None ugiye kutuzanira utaragiza ya mbere. Kandi niko bigiye kugenda pe. Kandi yarabivuze ngo ni waiting list. Waiting list ibaho abantu batsinze ariko bitari neza. Sibyo? Yego. Bagize amanota akenewe ariko ataberita umwanya. Aba bagiye nibo bari bayitsinde. Cyo ni kimwe. So kurenye abana batangira kugenda kuri 3 nenye no kuwa mbere itariki 5 abana bose bagomba kuba bari mu bigo birimo kano kavuyo mu turere tumwe na tumwe tugiye kuvuga. Reka mite tuvuga Gatsibo yirukanye. Turahera kuri Gatsibo abantu 120. Nayibonye ndatitira. Muri 200. 120 muri 200. Urumva ko Gatsibo, education ya Gatsibo yahungabanye. N'abakiri mu kazi nabo ntago batekanye. Nibutsa kandi kantu Didigi wa Rebu anyumve. Ntabwo muri ahangaha ntabwo akaregane kari ku muyobozi wiswe ko yatsinzwe ikizamini cyangwa se isuzuma ryagaragaje ko adashoboye.
abaye yararenganye ntabwo ari we wabarenganye wenyine, n'abarimu ayobora barenganye, abanyeshuri n'ababyeyi bamuha abana barenganye. So, mu byakorwa byose mu kumurenganura, arenganurwe harenganurwa abamwitezeho umusaruro. Umwarimu umudirekiteri watsindishaga, numvise ko hajemo utuntu hari urugero bampaye muri Nyarugenge na Gasabo. Bambwiye ko muri Nyarugenge ngo hari umuntu ufite ikigo gitsindwa cyane, ariko kubera ko azi kubana bamuhaye amanota menshi arahaguma. Noneho muri Gasabo bambwira icyo cyo nzagisura byanze bikunze, mumfashe mukimbwire. Muri Gasabo bafata umwarimu watsindishaga cyane ariko wihagararaho, utazi kubana, oya yihagararaho, ntabwo ari umuntu ugira gutya. Iyo wihagararaho ntawe ukumeneramo, icyo gihe araba atabyishimira. Uwo rero yatsindishaga ariko kubera kwihagararaho kwe yagiye. Iki kigo nzagisura. Reb mubyumve, akarengane uwo muzasangaho akarengane ntimuzafate ko ari we warenganye, harenganye yuko birote yose imushamikiyeho, n'abakozi b'amasuku, abanyeshuri, abarimu, ababyeyi baharerera n'abandi. Nkomeze, Gatsibo 120 baciyeho, Ngororero 87. Urumva? Rubavu 60. Rubavu 60. Rulindo 61. Rulindo 61. Rubavu 60. Huye 68. Kicukiro 53. Urumva ibyo ubwabyo ni ihungabana mu burezi cyane. Ibyo ubwabyo ni uguhungabanya uburezi. Bivuze ngo n'ireme ry'uburezi twaba dushaka tuzaribona nka nyuma y'imyaka 3, ko hagiye kuza umuyobozi mushya yimenyereza abarimu, yimenyereze abanyeshuri, yimenyereza ababyeyi, yimenyereza ubuyobozi bwaho. Umusaruro we tuzawubona nyuma kuko deja ubu ngubu igihembwe kimwe twakirangije. Icya kabiri kigiye kuza umuyobozi mushya abanze za ntambara. Icya gatatu nyuma y'imyaka 3 nibwo tuzabona umusaruro. Ubu rero abantu nka Gatsibo vraiment tuzarebera ko turahari. Resultat z'uyu mwaka muri Gatsibo ayinya. Noneho rero amakuru ya Gatsibo uko nakurikiranye, ariko na Gatsibo na Ngororero cyane cyane tuno turere twa mbere, hari abampaye amakuru. Huye bo ntacyo sindamenya Huye icyabiteye, 68 nabo ni benshi, ariko Gatsibo Ngororero ngo habayemo ikintu kimeze nka mu nyumvishirize mu nyangire kinyirukanire. Noneho ikipe y'akarere yamanukaga izi mu mutwe ngo kanaka ntarenzaye kugira ngo agende. Urumva cyane, hari n'abagiraho bakababwira ati twaje tubizi ko wowe utarenzaye. Uri kumva? Nicyo cyatumye Ngororero hagenda 87. Gatsibo 120 byagenze bite? Gatsibo yahoranye umuyobozi ushinzwe uburezi ngo bita district director of education, ahinduranya na admin ku karere. Umva? Uwo DDE wabaye admin yarafite uko yarabanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri n'ubuyobozi bw'akarere. Bamuhindurira umwanya bamwe ntibishimye. Kumva? Yego. Uyu wari admin we bamugira DDE, district director of education. Nawe ageramo bimwe ejo nakubwiraga, ageramo ahubwo hari director of education, the district education officer DO. Uko byumva? Asa naho agiye kumumenyereza, amenyereza wa wundi wari admin uje kuba DDE. None ubwo uwakaba yamumenyereza yikorera nawe agakora uko abyumva. So nuvuga ngo muri kugira ngo abantu bumve impamvu iyi skandal yo muri Gatsibo, muri administration y'ibijyanye n'umurezi muri Gatsibo ni bishya, ni imihini mishya. Hari wagiye yarakunzwe cyangwa afite uko abanye n'abandi, hari uwamusimbuye uri mushya muri ibyo bintu, ubu harakora
umwungirije uko ari kubikora nawe pa raporo yuko yarabanye na wa wundi wa mbere nawe urabyumva. Yego. Icyabaye rero niki muri evaluation muri Gatsibo hagiye abantu benshi bagiye gushaka abahoze ari inshuti za wa wundi wabaye admin uko karere bakubita agatoki ku kandi aho banyuze urumva byumvikane ngo hejuru umuyobozi nibashya admin uwari admin wabaye DDE kubigiramo uruhare n'ubundi atabazi harakora uri munsi ye gukora uri munsi ye aragenda nk'ujya kwihimura ku bari inshuti wa wundi wagiye ubyise n'igikuba ntago wabubeshye. So bisaba rero ngo abantu barebe uko byagenda. Donc no kuvuga ngo mu burezi bwa Gatsibo harimo kutumvikana. Icyambere wari umuyobozi w'uburezi yaragiye bamugize admin waradimini bamugira umuyobozi w'uburezi. So ni mushya. Niyo ari mushya aramenyerezwa n'uwo hasanze. Uwo hasanze nawe wari wungirije nawe afite uko yarabanye bitari byiza na wa wundi wagiye. None ubu ukuri nkaho iri suzuma ryakozwe n'umushya harimo n'umwungirije bagakoresha abayobozi bantuza abayobozi b'uburezi mu mirenge nabo bafitemo ibyo bafitemo iyo myenda y'ibitego cyangwa iyo mikino y'ikirarane. Noneho abayobozi b'uburezi mu murenge nabo rimwe na rimwe ntibabahuza n'abayobozi b'ibigo ntibababuze icyo bakwitaniyeho. Wenda ndatanga ingero ziri banari kugira ngo bamwe batumva ukuri wenda agashaka nko kuvuga ati hariya uriya murima w'ishuri mu mpe nguhinge n'urugero. Ibyo ni cyoroshye nta naho nzi byabaye kuko ibiri kuvugwa byo biremereye kurusha ibi. Aba directeur w'ishuri abafite niwe umanaginga bije y'ishuri cyane. Izo za capitation guarantee ziza na school feeding niwe imanaginga. Ni umenya abana bariye n'abatarariye abize n'abatarize bishyuye n'abatarishyuye. Yego ariko akoni gatoya ubwo ni akoni gatoya. Ibyo byo nta kibazo minervare yo kwimanaginga ntacyo wakuraho ariko izo capitation guarantee na school feeding nibyo bintu abayobozi b'ibigo bariramo. Kuko niwe wandika ngo mfite abana banaba rimwe na rimwe wenda akagiramo n'abahimba. Hari n'ubwo ano mafaranga atinda directeur yarihirinze agakoboka abana bakabaho ikigo kikaraninga aya mafaranga ataraza iyaje bigenda bite yishyura amadeni yaba yarasizwemo nuko gutinda hanyuma yasaguye waratamira kandi nta kuntu yasagura ushinzwe uburezi ku murenge atabimenye. So iyo atabyitwaye neza ngo amwereka muhe raporo ati dore nasaguye ishaza ritangira ubwo. So ku buryo ni hake ushobora gusanga ushinzwe uburezi ku murenge yumvikana na directeur ko directeur niwe abafite ikigo afite ikigo abarimu nabe abanyeshuri nabe ikigo niki yateresha ishyamba yakorora ingurube yahinga urutoki yakorora inka ashobora korora nk'inka cyangwa akarere karayimuhaye igakamwa menshi atakwira ariko abanyeshuri akajya kwa directeur wa wundi witwa ko mukuriye ku murenge nawe agashaka kandi ko hagira uturitiro tugiwe ati dusagukira iwe. Donc utuntu nk'utwo kuri mibanire y'ushinzwe uburezi ku murenge na directeur w'ishuri utuntu nk'utwo turi henshi kubera ko nibyo nakubwiraga ni nka ya pouvoir sans autorité sibyo. Uwo ku murenge afite pouvoir uwo mu kigo afite autorité kuko nabe bara nukwanga gupfobya nukwanga koro araba nuvuga ngo icyambere uyu ntagira uwo ku murenge ushinzwe uburezi ku murenge ntagira bije sibyo. Yego ariko directeur yagira bije atega moto nta naho ayishyuza ariko directeur muvoma ze zose ikigo agira bije. Icya kabiri uwo ku murenge nta bantu agira
nuko kugenda gusa genda za rero supervise. Ariko directeur afite abarimu, ufite abanyeshuri afite abanyeshuri, afite ababyeyi, afite abakozi. Ubu directeur umaze imyaka 5 mu kazi, afite n'imitungo yego nyine ariko akomora muri ibyo muri byose. icyo kigo Yego, rimwe na rimwe usanga directeur afite nk'akamodoka agendamo, wa wundi wo ku murenge atega moto, icyo ubwacyo amusaba lift kandi amushinzwe. Ibi rero nibyo byabaye mu bigo byinshi. Harimo n'amazina wa no. So ikindi hakaba ko abantu muri evaluation yakozwe n'ikipe iva ku karere, irimo aba SEO b'umurenge, irimo ushinzwe uburezi ku karere, irimo uwo bita school data management system uyishinzwe ku karere. Amanota batanze bamwe ntibari bazi ngo bizatanga iki. Ni nko kujya kwa muganga ugafata ikizami utazi indwara ushaka. Ntago bari bazi ko bizavamo kuba abantu bamwe batakaza akazi, bagatakaza akazi, imiryango yabo ikamanuka mu cyiciro cy'ubudehe. Abafite amakredi, umwarimu sako niba hagiye abantu 890 amadeni bafite mu mwarimu sako, ejo nitwumva ngo solvability yaramanutse, n'aba bantu bagiye gutakaza akazi. Nubwo de waba abarema agatima Leo mugenzi abarema agatima bazabaha imyanya mu kwigisha, ariko kwigisha ntago umushara ntago abarumwe niza avantage zindi nk'iza directeur ntago nabyabari bimwe. So urero ushaka gusanga hari umuntu ariko wari ugeze kumpamagara diyo, siko mbyibutse, ugeze kumpamagara ambwira ati nge nafashe credit mu mwarimu sako 320 yose aragenda. Ubwo wenda ati ibindi byo mu rwo bikamenywa na madame ko yigeze kumpamagara wo muri Rulindo. Tugira amahirwe we abe yasigaye ko yafashe iyo credit ashaka kujya kwiganyira ngo masters cyangwa PhD. Yangishaga inama, mugira inama, mubwira uko agomba kubigenza, ko yambwiraga ko umugore atari kubyumva kimwe nawe kandi afite iyo credit. Nanamugira inama naho kugira ngo ujye ku ishuri ufite credit ndende, wagurisha iyo nzu wubatse, hanyuma ukagura intoya, ukabanza ukiga, wazarangiza kwiga ukabona akazi kisumbuye, ukagura indi cyangwa ukubaka indi. Ndabyibuka twanavuganye ku rubaraza rwa hano. Donc nuvuga ngo ibi byose impact aba bantu 890 bose tureberanya ko bose bagiye kujya mu myanya idahemba ayo bahembwaga. Kandi muri planning yabo bafasha amakredi bazi ngo bazakomeza mu kazi. Ibyo tubyitega. Hanyuma rero cya gice navugaga cyakozwe na NESA. Kubera ko amanota yacyo yine ariyo yari makeya, babazaga byinshi kandi kuri 50 yaragiye agongana n'ayakozwe n'abakarere, bihita bituma abantu bisanga munsi y'umurongo. Niyo mpamvu nagiye mbona urutonde rw'abantu ibigo byatsindishaga neza, kuko ko gutsindisha babishyize kuri 20, ariko bikaza bikagwa muri wa muyonga wo ku karere. Bambwiramo rya shuri abakobwa bakunda ry'Imuramba ryizemo n'abantu bakomeye cyane, bambwiramo ubwo ndavuga cyane Ngororero na Gatsibo kuko arizo zikabije. Ariko nanone ibyo batanze bemera ko ikizamini batanze kubijyanye n'imiyoborere y'ishuri, school leadership, nicyo bemera ko cyari gikoze neza, giteguye neza. Ariko bakubwira ngo icyongereza hari umugabo, hari umushuti wacu w'umunyamakuru we yabyise ngo ni Sofia yabazaga icyongereza. Reka nyitindeho kubera ko d'abord icyongereza ari cyakabaye ikintu gitetermina ngo uyu muntu ngo arayobora neza. Imitsindishize yo nayemera na leadership, ariko icyongereza ni véhicule. Udasanganwe imiyoborere ntabwo icyongereza cyayigufasha, udasanganwe skills zo kwigisha ntabwo icyongereza ni véhicule na envelope. Nubwo twakize na envelope wakijyanamo iki?
ururimi ni véhicule, ni nka bisi. Ntabwo agaciro ka bisi ari ubunini bwayo, agaciro n'akabarimo. So mu rurimi havugirwamo iki? Kuruvuga neza ntacyo uvuga se byatuma ugira icyo umarira sosiyete nta kirimo. So reka bigarukeho neza. Impamvu babyise Sophia ni nka robo yatanze ikizami. Kandi mu myigishirize y'ururimi cyane cyane icyongereza, buriya icyongereza niba hari ururimi rufite amavariyete menshi n'icyongereza kirimo, cyane cyane muri accent, tone. Umuzimbabwe, South Africa, Nigeria, Umuganeye, Umunyamerika wo mu muhanda, Umwongereza, Umufaransa cyangwa Umufrancophone, abo bantu bose ntago bakivuga kimwe. None iyo umuntu mwexpose kuri listening ya ikorwa na robo, biterwa na accent ya robo iri gukoresha. Kandi ubundi listening ubundi mu kwiga indimi iza nyuma. Ubundi ibintu by'ibanze mu rurimi, kuko iki bahaye aba badirecteur ugitanze mu gihugu cyose abatsinda n'imbarwa. Kubera iki? Listening bayiga nyuma kubera ko ubanza kugira bagage, kwivuruguta muri ibyo bintu, ama-accent y'ahantu hatandukanye. Icyo ni kimwe. Kwiga kugira bagage y'amagambo ya vocabulaire via texte analysis, kujya muri za literature américaine, british, africain. Ibyo bikaguha umuzigo uhagije w'ibyo uzakoresha. Noneho umunsi wahuye n'umuntu uvuga afite accent zazindi navuze, wowe ukabasha kudetecta, ukabasha kugira ibyo ukurura muri we. So aba bantu rero bahawe iki kizamini, hakazamo listening ikozwe na robo, ntago bari gutsinda. Icyambere, ibyo bindi navuze, ayo mayitape ntayanyuzwemo. Ariko iyo bababwira bati dore umwandiko Mr. Orogi, ugasoma, kuko buriya gusoma byo biroroha no gusesengura mu nyandiko. Ariko amatwi ikindi kintu, haba harimo ibindi wangaje cyane. Icyanditse bari kugitsinda cyane. Ukabaha texte ngo muyanalize, cyangwa ukababwira ngo uburezi bwo mu Rwanda buzagira ireme, dore ibibangamiye uburezi bwo mu Rwanda, vuga ibibangamiye uburezi bwo mu Rwanda, compose ibana babyandika. Ariko listening igora abantu. Nanjye ndimo yarangoraga nubwo kandi yewe nawe cyari kukugaragura iyo uri directeur. Pourquoi birenze se listening ari cyari listening, ari composition, ari grammaire, ari texte analysis. Ibyo ni abantu bose barabyoroherwa. Ikindi buriya mu bantu navuzemo Umufaransa n'Umufrancophone, reka mbyite ko bijya kumera kimwe. Donc guhindura tone, icyo iyo mvuze accent niyo nshyira mu cyongereza nka tone. Iyo mvuze accent ni ikindi, kuko accent yo iba muri phonology. Abantu bize icyongereza bakiri batoya, urumva aho bajyanye niho bajya, bagakurira gutyo, kuko ntabashobora gucalenjinga mwarimu, acyari mutoya kandi nta bindi azi. Ariko abantu biga icyongereza nk'ururimi rwa kabiri basanzwe bazi Igifaransa, bo bari likely kuba bagira accent nziza, kuko gukurira mu Gifaransa biravuna, kandi Igifaransa gisaba ngo ubahirize uko byakabaye. Iyo rero ya rigueur yakuye mu Gifaransa ayijyanye mu Cyongereza, aba perfect. We ashobora kugira ibyo ahindura. Ariko nushaka umwana, nusanga umuntu watangiye kwiga Icyongereza afite imyaka 5,
akazamuka, uwo nta ibyo yize ku myaka 30 ntabwo avuga ngo abihindure, ntabwo yari anafite na esprit yo kuvuga ngo kuki bimeze gutya. Kandi burya mu ndimi benshi bazikoresha batazi ngo kuki bimeze bitya. Nzi n'ibihugu byigisha analyse du texte na composition, rimwe na rimwe na grammar, phonology rekada, kandi phonology ni ibyara byose. Icya kabiri hagomba kubamo na linguistique. Iyo wize linguistique na phonology nibwo ubona inkomoko ya bya bindi uri kuvuga. Iyo rero ibyo utabizi utaragera kuri urwo rwego ubifata umira bunguri. Byose cyane umira bunguri. Ntuzi voiceless sound, ntuzi sinavuga ngo iki. Buri kimwe mu rurimi kiba gifite aho gikomoka. Reka wenda byo bivuge no mu Kinyarwanda, ariko no mu Cyongereza birahari. Nta rurimi rutagira icyo bita peri minimale. Peri minimale ni amajwi aba asa neza agatandukanira ku giki, rimwe rivugirwa mu mazuru, irindi habamo indagi n'indangira. Urabyumva? Niyo peri minimale ubundi mu Kinyarwanda. Kanaga ubwo imwe ivugirwa mu kanwa, indi kavugira habanje gukoreshwa corde vocale. Tanada, sanaza. Urabyumva? Banapa. Urabyumva? Imwe ni indagi, indi ni indangira. Uko nyumva? Iyo utize aho bikomoka nko mu Kinyarwanda nk'ubu, utarabyize ntabwo wamenya impamvu tuvuga gukubita no kurwana, kandi zose ni inshinga zidatondaguye. Kuki byabaye hano kuri gukubita, hano kurwana bikaba ku? Utarabyize ntiwabimenya. Ariko isano iri hehe? Kuba imwe ari indagi, indi ari indangira, noneho bigahindura paraporo y'umugemo ukurikiyeho. Ibi byose rero kuzana listening ku muntu wize. Listening sinzi ubwo ngo iyo muri yo robo ibyo bashyizemo ngo ni ibyo umuntu ufite iyihe background muri za zindi nakubwiye. So noneho ubazwa nawe agomba kuba ari amenyereye iyihe, hanyuma yize Icyongereza imyaka ingahe ku buryo noneho nibura yakwifamiliariza nayo matoni yose ku buryo ije yose ahitajyamo. Harako ari buhita kura ayinya. Buriya abantu mu bijyanye n'indimi, abantu ushobora kuba wavuga uti urwo avuga ndarwakira gutya. Umunyamakuru, umudiplomate, umwarimu n'umunyamategeko. Sibyo? Ubwo muri robo bashyizemo iki? Ninde uvuga? Ariko n'uyizanira umucuruzi wo mu Gakinjiro ko muri Amerika, ayinya harakuze imizuru ataka. Ni ukuvuga ngo Icyongereza babahaye cyarabakubise kubera ki yari listening. Ngo imashini ikavuga, hari imashini uri gusubirikanya n'imashini, rimwe na rimwe n'iminota yatanze ikakuragira n'ugitekereza ashatse kuvuga iki. Kubera iki abantu benshi muri ya matoni nakubwiye bagenda babihindura. Yavuga ikintu kadebera. Nigeria niyo ntuza ko nigeze kubera Nigeria mubera interprete, namaze nk'iminsi 2 ya mbere nkimwiga. Ndikumva ibyo ari kuvuga ari ubwa mbere mbyumvise. Kandi ari Icyongereza. Muri filime za Nigeria umva Icyongereza kiri bari nk'icyo muri ntuza. Ayinya na ton y'Abahindi. N'Abahindi nabo. Urabyumva? Ibyo rero kuzana ikizami cya Sofia noneho listening, iyo biza kuvuga ngo wenda babaha icyo kwandika bari gutsinda ari benshi. Aha rero niho benshi baguye. None amanota y'iyo kipe ya Nesa na Reb araje agwa mu muriro wa yayandi yo ku karere. Baragiye. Ibi tuzabyicuza kuko hari rushobora kugendamo abantu bakavuga ati ntabwo twari tuzi ko nawe aragenda.
guhamagara ngo abarenganye bagere gute no ntabwo bihagije kuko hari ayatanzwe yandi ya kipe y'akarere batazi ngo bizakoreshwa iki. None dore 16% y'abayobozi b'ibigo by'amashuri bagiye 16%. Uzanankorera niyo titre sinabita baswa ariko baratsinzwe sibyo baratsinzwe. Ubu ni nkuko 50%, iyi 50 yo ku karere niko twayita pratique, 50% ya rebu na nesa tukayita teori. So batsinzwe pratique ko ni iftemo imbaraga bayihaye menshi kwa bayihaye menshi voilà koko dore 120 Gatsibo, Ngororero 87, Rubavu 60, Rulindo 61, Huye 68, Kicukiro 53. Ibyo ni ibyuho cyane bikomeye cyane. Abanyeshuri bagiye gutangira babonye ko bamaze gutangaza Mineduc yamaze kugaragaza uko bazajya ku mashuri bera ku itariki 3. Sibyo? Tariki 3 bazagenda Nyanza ngira ngo bazagenda Nyanza, Kamonyi. Yego. Hagende Karongi, Rutsiro. Yego. Hagende Rulindo na Gakenke. Hagende Ngoma na Kirehe. Okay, ni nabo ngabo kuri 3 bazagenda. Kurenye hazagenda Ruhango, Gisagara, Nyabihu, Rubavu. Hagende na Burera, Rwamagana na Kayonza. Hanyuma kuri 5 hazagenda Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera, Gicumbi. Okay. Kuri 6 Huye. No kuri 6 bazaba kigenda. Bazaba kigenda azagenda Huye, Nyamagabe, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo, Musanze, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Okay, bazagenda kuva kuri 3 kugera kuri 6. Kugera kuri 6. Ya ntacyo. Ubwo wenda tuvuge ko umunyeshuri wanyuma azagera mu kigo kuri 6 kuwa 2. Ibigo byinshi bazagenda basanga icyuho mu buyobozi. Niba hatagiye dosi hagiye directeur cyangwa se prefet de discipline. Basanga umushya. Hera kumkwakira abana uhere mu gushyira abarimu mu myanya nubwo benshi wenda baba bakomereza kubyigembwe gishize. Nkaho ibyo bidahagije. Ya waiting list hari n'abarimu baba bayiriho bazamuwe barazamuka bakajya kuba abadirecteur. Isomo yigishaga urubuje kurishakira uryigisha. Icyo nzi cyo kuri waiting list majority iriho ntabarimu bapiganye bashaka ubudirecteur wenda ntibaba ba mbere noneho bagiye kugerwaho aho yarari. Urumva ibintu tugiye gutangira igihembwe cya 2. Nze kubyumva. Ayinya abarimu niba hagiye directeur ufite igitsure hakabamo agaperiode ko kuba nta muyobozi wari cyangwa akaza uworoshye bamwe barirara bazaregeza. Tubyitege byanze bikunze. Urumva nakavuyo ubwabyo rentrée scolaire nakavuyo sibyo? Abanyeshuri kuza mu kigo nuko mu gihembwe hagati byo biba byoroheje ibyo nakavuyo. Hanyuma mu buyobozi akavuyo, mu myigishirize akavuyo, mu myigire akavuyo, dutegereze na resultat akavuyo. Kuko arabigembwe kishobora kurangira batarafata kuri lokale atarabenyana n'abarimu. Ubwo urumva harimo ikibazo cyo gusimbuza ubuyobozi rimwe na rimwe mu basimbura abayobozi harimo abarimu agiye guhiga uzasimbura wa mwarimu wazamutse. Ushobora gusanga hari ikigo gishobora kuzamukamo 2 cyangwa 3 cyane. None se directeur mushya agahura n'ibyo na remise reprise no gushaka abarimu baba bagiye. Urumva ari ikintu cyoroshye birakomeye. Ibyo rero nukubitega amaso ariko ikigaragara cyo abantu bahungabanye ntago ari abamagana 890 bahungabanye. Hari n'ababyeyi bavugaga aturiya muyobozi rwose mu kigo yaradufatiye abana neza gutya na gutya ABCD. Nabo barahungabanye. Hari n'ikindi kirateza kandi kavuyo. Hari n'umubyeyi ushobora kuvuga ati kira kigo kitayowe na kana kasi najyana y'umwana wanjye atangira mushakira irindi shuri. Urumva ibyo byose ayinya ibi bintu reka ahubwo birasaba ko tunabikurikirana nyuma
nyuma y'uko abanyeshuri bageze ku ishuri tuzareba twumve na impact yabyo uko bimeze mu bigo ariko iyi ni skandale nta birenze ubyisi igikuba ntabwo ari igikuba waba uciye aba bantu ni benshi 16%. Ni benshi cyane. Ni 18 hafi 17. Ushobora no kusanga hari n'ikigo bagiye bose batsinzwe bose ubwo kizaba kiyobowe na animateri. Okay, twasoza nibyo ngibyo rero twasoza. Reka tubashimire mwebwe mwari. By the way, nubwo dufite amakuru kuri Gicumbi na kuri Gatsibo na Ngororero nabo mu bindi bigo nabo mu tundi turere mwagenda mutubwira ibishya byagiye biba muri ntuza. Yego batwandikire hano munsi muri commentaire cyangwa bampamagara kuri nimero yanjye nabirenze kugira tugira amakuru tumenye uko tubimanaginga. Ariko dushimira uturere twagerageje kuko uturere tufite imibare iri hasi twakoze nka Rusizi rwose n'utwagize aba evaluateur bari objective. Ahangaha hajemo subjectivité ninde uha amanota inde. Naho abirukanye bakeya nka Bugesera na Nyanza na Rwamagana hatsinzwe 9. Aba ni abantu bagiye bagakora isuzuma mu buryo buri objective. Ni ibiki tumutegerejeho sibyo ni ibiki tumutegerejeho ni iki bakareba ibintu. Naho ababirukanye benshi barebye abantu ni ikibigaragaza nta kuntu watakaza abayobozi 120 ufite 200. Urumva iyo pourcentage ariko nini cyane diga birongo hejuru 60% cyane. Gatsibo baragiye ingaruka abana ababyeyi abarimu uburezi muri rusange. Ibi ni ibintu byakabaye bifatirwa ingamba zihuse zo kubihosha. Byashoboka bigasubirwamo cyangwa se bikazaba mu mpera z'umwaka pana mu mwaka hagati. Urabwira abantu waiting list kuki babaye waiter kuki babaye waiting uko ari byo batari buje. No ntago ari ba Kapitamere kuki sutuzanira byungura ni byungura sibyo se nababaye aba kabiri nababaye aba gatatu abakane n'aba gatanu babisubiramo bakanonosora neza. Simvuze ngo uwabaye uwa mbere ariko akora nabi ahagume ariko nibura at least ibigo bitsindisha bakabaye bibanda aya manota ya performance na school leadership. Aya niyo bakazamuye noneho bino by'akarere bakabiha nka 20 sibyo. Eka mbagira inama performance bahe 50 school leadership bahe 20 sibyo. Ubwo nabaye 70 ibyo karere babihe 20 ubwo nabaye 90 icyongereza bagihe bakigumishe ku 10. Ibi bindi by'amasuku babyihorera. Noneho nibwo turabona abayobozi banyabo. Ntabwo kuyobora ari icyongereza. Ntabwo kuyobora ari uvuga ngo isuku. Gutsinda nicyo bagomba kugira icyambere. Gutsinda 50 school leadership 20 aya karere 20 icyongereza 10. Niba bisubiramo gutyo bakese tukareba uko umwaka urangira tuzabona result. Naho ibi ngibi byose ibi bintu guca igikuba. Ubari n'abaravanamo za troma cyane kubera amabanki n'urugero. Ubagiye kuvana abana mu bigo by'amashuri. Ese umwana wa directeur yiga aho mwarimu yiga. Iyo se si troma uteje umwana cyane. Ariko abantu ntibakoroshya ibintu. Umwanzuro ushobora guhungabanya ikintu cyitwa revenue y'umuntu mu muryango we. Akora nibagiwe gatoya. Aba bantu bashobora kuzajyana leta mu nkiko. Abanyamategeko barahari bararegeye bari tayari bazareba icyapfuye. Itegeko ry'umurimo, stati y'umwarimu na stati y'umukozi wa leta ayo niyo bazifashisha barebe icyahungabanyemo. Bikunyumva barebe icyahungabanyemo hanyuma banarebe niba iyi evaluation yarabaye bazi ko utazatsinda kuko bari kugira ibindi bakora neza. Bari bazi ko uzatsindwa azirukanwa. Abanyamategeko b'abahanga bene amaguru nguru rukwavu mujye mu kazi kandi nta gitangaza kirimo.
y'ibintu bibayemo ubuhubutsi nyine nuko nyine turabatsinda da muzafate reference ku bamenta ayinya twarabatsinze sha bitegura inkiko siko bose bazaburana ab'inkwakuzi babona bararenganye bazabanza bikora itsinda bashaka umwavu kumwe nibatsinda hazaza raundi ya kabiri iraundi ya mbere n'itsinda muri aba 890 iraundi ya mbere n'itsinda hazaza ni ya kabiri bose bazagenda sibyo bazaba bafite reference ibyatumye batsinda tusa ntabwo ari byo nari nabyoroheje urutonde nari narabonye ariko ntabwo nari nzi ko harimo ibintu bimeze gutya ubusegatsi biri itekanye kweri kubusigaranya abarimu 80 adoko abayobozi b'ibigo 80 nta gutekana guhari ntako ni mu nyungu zandese hacitse igikuru icya kabiri ese muzirikana abantu bajyanye na gestion du personnel muzirikana umukozi mushya komgesa kute kugira ngo afate kure lokale kwimenyereza region ushobora gusanga wenda muri wa waiting list umuntu ugiye kuza wenda wari watsinze uwa kabiri watsinze muri Gatsibo ava Rusizi azabanza kwimura umuryango uwo n'umwanya azabatakaza azabanza kumenyera klima ubushe bwa Bugarama sibwo bwa Gatsibo ibyo ni ibindi bintu aho niho abari gutakara kandi uwo mwanya wakaba yari uw'abana ejo rero tubona resultat bati ha so nakora cyane mwihangane arahongera yego asante sana nibyo ngibyo rero reka tubashimire mwebwe twari tubanye muri iki kiganiro ibiganiro byacu byo ni bya buri munsi